Hackers ntibakoresha computer gusa. Iyo abantu bumvishe ijambo hacker bahita batekereza umuntu wicaye imbere ya computer nini. Ariko ukuri ni uko hacker benshi badakoresha computer gusa. Bashobora gukoresha telefoni, email, message cyangwa social media. Rimwe na rimwe hacker ashobora kukwinjirira atigeze akora no kuri telefone yawe. Social engineering. Hari uburyo hackers akoresha bwitwa social engineering. Ubu ni uburyo hacker akoresha ubwenge bwo kubeshya cyangwa se kuyobya umuntu. Urugero, ashobora kukwandikira kuri WhatsApp akiyita umukozi wa banki, akakubwira ati dufite ikibazo kuri account yawe, kohereze PIN yawe tugufashe. Iyo uyimuhaye aba amaze kubona amakuru yawe. Uburyo hackers bakoresha WhatsApp. WhatsApp ni imwe muri app ikoreshwa cyane ku isi, ariko hackers nabo barayikoresha. Urugero, ushobora kwakira message igira iti twohereze iyo code wahawe. Iyo uyohereje hacker ashobora gufata account yawe ya WhatsApp. Niyo mpamvu code zoherezwa kuri phone yawe zitagomba guhabwa undi muntu. Amalinki y'uburiganya. Rimwe na rimwe hacker ashobora kohereza link imwe. Urugero, watsindiye amafaranga cyangwa reba video yawe hano. Iyo ukanze kuri iyo link aba ashobora gushyira virusi muri telefone yawe. Hari na download ziteye akaga. Hari abantu bakunda download za app zose babonye, ariko si app zose zizeye. App zimwe zishobora kwiba amakuru yawe, gufata contact zawe cyangwa kureba message zawe. Niyo mpamvu ari byiza download app kuri Play Store cyangwa App Store gusa. Two factor authentication. Hari uburyo bukomeye bwo kurinda account yawe bwitwa two factor authentication. Ibi bivuze ko iyo winjiye muri account yawe usabwa password na code yoherejwe kuri telefone yawe. Ibi bituma hackers agira ikibazo cyane kugera kuri account yawe. Ntugakoreshe password imwe ahantu hose. Ikosa rikomeye abantu benshi bakora ni gukoresha password imwe kuri account zose. Nk'urugero kuri Facebook, email, Instagram, bank account. Iyo hacker abonye iyo password imwe aba ashobora kwinjira ahantu hose ufite account. Update za phone ni ingenzi. Abantu benshi babona message igira iti system update available, bagahita bayirengaho. Ariko update zifasha gukosora amakosa ya system, kongera security, kurinda phone yawe. Niyo mpamvu ari byiza gukora update buri gihe. Cyber security irimo akazi kenshi. Uyu munsi company nyinshi zikeneye abantu bazi cyber security. Baba bashobora gukora nka security analysis, ethical hackers, digital investigators. Ibi ni akazi gafite agaciro gakomeye ku isi. Niba ushaka kumenya byinshi ku isi ya hacker na cyber security, kanda like, ukore subscribe, duhe comment, unasharinge video igera ahantu henshi. Ikindi ukomeze ukurikirana ino seri. Muri part 6 turaza kureba ibintu 10 hackers badashaka yuko umenya. Icyo gice kiraza kuba kirimo amabanga akomeye cyane. Twabanye rero, nitwa James, komeje guhabwa ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Murakoze cyane. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.